Uyu munsi reka tumenye kandi dusobanukirwe umusoro nyongeragaciro. Umusoro nyongeragaciro ni umusoro utangwa n'umukiriya wa nyuma cyangwa se last consumer. Wa mukiriya uzakagura ibintu agahita ajya kubikoresha. Uburyo uwo musoro ubarwa, iyo umukiriya aje akagura ikintu cy'ibihumbi 10, bivuze ko umucuruzi agomba kongeraho 18% ya wa musoro. Aya mafaranga ntabwo yishyurwa n'umucuruzi, ahubwo yishyurwa nande? N'umukiriya. Icyo umucuruzi amaze ni gufata wa musoro akawegeranya, noneho abashinzwe imisoro bakazaza kuwutora. Ariko biroroshye ko uwo musoro ushobora kwishyurwa online muri iki gihe cya coronavirus, cyangwa se no mu buryo bwo korohereza abasoreshwa. Bivuze ko niba ucuruje ikintu cy'igihumbi, hariho 18% atari ayawe. Ugomba kwibuka kubibara. Ushobora kwibaza uti ndamutse ncuruje cya gihumbi, nabwirwa n'iki 18% yanjye? Abantu benshi bajya bakora amakosa yo gufata igihumbi cyangwa se amafaranga bacuruje bagakuba 18 bakagabanya 100, bakumva ko uwo ari wo musoro w'abandi bagomba gutanga, cyangwa se bakumva ko ariyo TVA cyangwa se VAT. Iri ngiri ni ikosa, kubera ko uba wishyuye amafaranga menshi utakagombye kwishyura. Cya gihumbi wacuruje cyangwa se n'andi mafaranga ari yose wacuruje, ugomba kumenya ko byose biteranye ari 118%, ariyo wenda twakwita total sales, bikaba bingana ni 118%. Ubundi sales ya ibyo wacuruje byawe ni 100%, ukongeraho 18% y'abandi. Ariyo mpamvu niba ugiye kureba wa musoro, ugomba gufata 18 ugakuba cya gihumbi cy'amafaranga wacuruje ukagabanya 118, kubera ko ibyo wacuruje ntabwo biba bikiri 100%, ahubwo biba ari 118. Niyo mpamvu ugomba kugabanya 118. Reka tubirebere hamwe twifashishije Excel n'ingero zifatika. Ahangaha dufite amezi 3, wenda twakwita nk'igihembwe cy'umusoro mu gihe cyo gusora. Dufite products zitandukanye za computer, tukagira na quantity twagiye ducuruza zitandukanye, tukagira n'igiciro cya buri kintu kandi hiyongereho umusoro. Noneho tukarebera hamwe ese bagomba kutwishyura angahe, ayo batwishyuye umukiriya twishyuye ngahe. Wibuke ko ibintu bihumbi umukiriya yishyuye harimo 18% atari ayawe. Urabimenya ute noneho? Uraza hano tuvuge wenda twifashishe Excel, twifashishije Excel dukoresha formula cyangwa se formula, noneho tubashe kubara tumenye umusoro twagomba gusora. Tuvuge iko cyangwa se bihwanye, dushyira entre parenthèses bya bihumbi 2, no turangiza dukube wa musoro wacu 18 parenthèses tugabanye 118. Kubera iki 118? Nuko bino bihumbi 2 atari 100%, harimo 100% y'umucuruzi, hakabamo na 18% agomba gutangwa nk'umusoro. Ariyo mpamvu total ya yose ari 118. Ariyo mpamvu iyo dufashe 18 tugakuba bya bihumbi 2 tukagabanya 118, nibwo tubona umusoro wa nyawo ugomba gutangwa. Aha, no kuvuga ngo muri mu bihumbi 2 harimo 300 n'igiceri cya 5 atarayi umucuruzi, agomba guhita akamenya ngo aya mafaranga ntabwo ari ayanjye, agahita yashyira ku ruhande. Ba nyiri amafaranga cyangwa se abashinzwe gufata imisoro bakazaza kuyatora. Warangiza ugascrollinga down. Excel ushobora kuyikoresha ndetse ikazajya igufasha buri kintu cyose ucuruze, ukajya uhita umenya ngo umusoro w'abandi urangana gute, ayanjye arangana gute. Ukamenya ngo urungutse ku giciro bitangiyeho, wungutse anaya cyangwa se wenda ntabwo wungutse bitewe n'impamvu zawe runaka. Reka none turebe, ushatse gukarikira ngo umenye muri bya bihumbi 10 ayawe arimo nangahe. Nanone wagira bihwanye, fashe Excel ugashyira mu dukubo
waneze ugafata bya bihumbi 200 noneho ugakuba n'ijana. entre parenthèse cyangwa se udukubo ukagabanya 118. Wambaza uti kubera iki nkuba n'ijana? Nkuko nababwiye, sales yawe cyangwa se ibyawe wacuruje aba ari 100%. Niyo mpamvu ugomba gukuba n'ijana kugira ngo umenye amafaranga yawe bwite, noneho umenye kwasigaye ari umusoro w'abandi. Turebe noneho, aha, reka turebe. Ese ufashe kino 1698 n'ibice ukabiteranya, wabona neza ko bingana n'ibihumbi 200. Bigerageze ubirebe bibe task yawe. Noneho reka duscrolling down tumanure turebe uko bingana sasa. Okay, noneho turebe umusoro, turebe total ibyacurujwe hano, toto, turebe hano VAT, umusoro ugomba gutangwa nangahe. Niturangiza nanone turebe toto y'amafaranga yacurujwe nangahe. Okay, noneho ushatse wafata aya ngaya ukayateranya ukareba ko bihura nabo nibi ngibi 17,800. Aya mafaranga aya ngaya niyo totali y'umucuruzi, niyo mafaranga ye yacuruje. Niho agomba kubarira inyungu ye, niho agomba kubarira kureba akara ko dépenses ziwe zavuyemo. Yasanga zitavuyemo akamenya ko yahombye. Ariko aya ngaya ntagomba kuyabara, ndetse bibaye byiza ntago yashyira muri case ye. Bibaye byiza yayashyira ku ruhande kubera ko saye n'ayabandi. Ariyo mpamvu twavuze hano ngo wibuke ko amafaranga wacuruje atari ayawe yose, kubera ko hiyongereho 18% kuri buri giciro cyawe. Bivuze ko ibyo wacuruje hiyongera 18% yishyuwe n'umukiriya, kandi abashinzwe kwakira imisoro baza kuyakwishyuza. Niyo mpamvu tuvuge nko wifashisha Excel yagufasha cyane ukajya umenya ngo uko wabikoze wungutse hangahe cyangwa se wahombye angahe. Ibi ngibi ni ingenzi kuri buri muntu wese ukora business. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel, please kora subscribe, kubera ko izajya ikugezeho ubumenyi butandukanye, yaba ubwa management cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye na business muri rusange, yaba ubujyanye na computer cyangwa se n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Please kora subscribe, unasharing kugira ngo bigere kuri benshi. Nzi neza ko ibi ngibi bikeneye kumenywa n'abantu benshi ngo babashe kumanaginga business zabo. Ciao ciao.